akabyita ubufasha ubufasha kugira ngo mbumvishe ko Sugar Mami abaho koko Janvier yabihakanye akabikora byita ubufasha hacaye iminsi nk'akakureba ati ariko disi muhungu mwiza wambara kangahe ko mbona inkweto itangiye guhenga ukabuvuza ibice wataho ugasanga yaguze imiguru 3 iyo ubibonye uratanya ati mbega umubyeyi yo kabyara yabyaje Yes, reka mbifurize umunsi mwiza mbaye nikaze no muri mu kiganiro impaka zubaka ni kiganiro tuganira kuri topic runaka by'umwihariko tugamije gushyira hamwe by'umwihariko ibitekerezo y'ababo tugira inama abo dufasha mu gihe mu bitekerezo tugako mu dukona cyane Karine muramukunda cyane tanga ibitekerezo wose barakwanga sha ugira umuntu ndabona nayinzi ko winjira mu kiganiro wawe usize nta mufana ndabona so mukomeze mu ibitekerezo rero mukore na like na subscribe muri rusange ndi kumwe na Karine mukandasunga ko nawe gusumba wanyemereye gutangira gutya mwemere y'urukundo rumwe bamwe bagishakisha baza rusangi wacu wanyeretse urukundo ngotomeye shira inyota nacyuzambura na Karine ndarahiye nacyuzambura na Karine ndarahiye mu byiza byanjye ntunze bikeya cyangwa se byinshi ntacyuzambura na Janvier ndarahiye uyu munsi ikiganiro kiri buryo gifite 20 mwabibonye cheers nawe nk'akantu niba uri hose ukuvuga ngo rero ibi nkoze uri kumva n'ubwescor nagarubwescor ni kimwe mu bintu byinjiza umugore muri moto bigatuma abona ko afite umugabo ko anamwitaho namukunze kabona n'ubwo butazi kuririmba mumuje ko ndirimba nabi nk'urugi pe aririmbira n'ubushera ariko kwa kwandirimbira bivuye ku mutima yari riyunguruye nk'irivuye muri studio iyo tuba dutunzwe n'impano yo kuririmba nari kuba nsabiriza uri kumva ariko byibura mu matwi y'umufasha wanjye iyo ngoshino ujwi ibinkamujira kamugira ku mutima umva biguye kuri roho twongeye kubashimira mwe mwese mudukurikirana tubahaye ikaze mu kiganiro impaka zubaka turabakunda kandi twari tubakumbuye nkuko mubyumvishe uyu munsi tuje muri mood nziza tuzanye udushya twinshi Janvier yarandirimbiye kandi murabibonye ntacyo namuburana yiyemeje nave ayizana mu kiganiro nukuri niby'agaciro gakaze Janvier ndakwakiriye ndishimye kunyakire ko mugore baririmbiye gutya ntura mukwaye umugabo wakabiza utanagazongera ubuse ko ntakaguhaye ntago uzongera niyo naba mfite iryo kuririmbira inoza so ndabashimiye nambaye nikaze nanone ariko mugore mwibuke gushimira abagabo kuririmbira nyabingi ntuzongera kundiririmbira niba batashimira ngewe ntago Janvier nakemera ko atazongera kundirimbira mu kiganiro cyane ko hari ikiganiro turi gutegura kiri special utandirimbiye uwo munsi ntago ibintu bizagenda neza rero kugira ngo urahire abafana bazabyumvira rahiruka narahirutse zamuririmbira nubwo adashima umugore ndashima ariko babaho ariko umugore ndashima nawe gushima ngewe ndashima ahubwo impamvu nuko iyo ngusomwe ifatwa n'amashanyarazi aho kugira rero gufatira mu kiganiro ihangane dukora ikiganiro then nyuma uze kubimbaza ubaye nka indirimbo yadusubiza ngo ngiyo umozaho mera ngutewe urushinge twahuza amaso nkirebera hasi uko mba mfite isoni urasura zigira agahinda we Janvier nta soni agira kandi ikindi mwumvise ko yivuguruza vuba arongera arandirimbiye karibu rero mu kiganiro uyu munsi uyu munsi tuje kuganira ku ngingo imeze gute Janvier ni ingingo ikomeye cyane ni ingingo imaze kurimbura urubyiruko ntabwo rwapfuye ariko rwapfuye mu mutwe mu ntekerezo none igiye bitandukanye n'abantu bakuze bafite amafaranga bakoresha abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu imibonano mpuzabitsina ko nicyo bagamije gusa kugira ngo babashe kubishimishaho bitewe n'uko wenda bitagenda neza mu rugo cyangwa se wo abo bashakanye bakuze abo bita ba Sugar Daddy ndetse na Sugar Mami tuyogana kuri uyu munsi none se Janvier yego Sugar Daddy na Sugar Mami wemera ko babaho Sugar Daddy nemera ko abaho Sugar Mami ntabwo nemera kabaho shangewe ndabyumva bantu munkurikirana nge nemera ko ba Sugar Mami babaho na ba Sugar Daddy bakabaho ariko Janvier aje abihakana koko nawe udukurikiranye urabihakana niba ubihakana andika muri comment kandi niba unabyemeza kwandika muri comment kugira ngo tubashe kumenya koko niba ibyo Janvier yahakanye ariko bimeze uzi impamvu mbihakanye ngiye burya mvuga ibintu nzi nabonye ntago ndahura na Sugar Mami
Sugar mami nimba uhari wa njukamvugisha. Uzi impamvu rero hari abantu ubundi sugar mami ni umugore ubundi umuntu umeze reka ngusobanurire sugar mami ni umumama uryoshye. oya ashaka no kuba bishi ahubwo sugar mami ni umuntu ukuze. Yego tuvuge ubu nge ntabwo napfa kuba sugar mami ngo byemere cyari muto mwana muto wa propojwe ejo bundi ariko nuragira experience mu rugo ntabwo mbizi niba nshobora kuzahuriramo n'ikibazo gituma mba sugar mami ariko ubundi sugar mami guhera ku myaka 40 kuzamura umuntu ashobora kuba sugar mami bitewe n'impamvu ngiye kukwereka koko wahakanye ko ba sugar mami batagira gute batabaho. Sugar mami nta muntu ba sugar mami ari umukene, cyo ni icyambere. Sugar mami ni umuntu uba ufite amafaranga. Ashobora kuba afite imodoka cyangwa atayifite ariko afite amafaranga. Ariko akarusha akunda kuba afite imodoka. Afite n'amafaranga, afite ikofi. Ikindi akenshi usanga sugar mami ari umupfakazi cyangwa se afite umugabo ushaje. Yego. Icyo kintu kikaba cyamutera kugira kuba sugar mami bitewe nuko ibyo akeneye kuri wa mugabo ushaje atakibibona nkuko yabishakaga, nkuko wa mugabo ushaje yabikoraga, bikamutera gukoresha ya mafaranga. Niyo mpamvu ndikukubwira ngo umuntu ashobora kuba sugar mami nta mafaranga afite amafaranga ariko adafite amafaranga ntibyapfa koro. Bishobora kubaho ariko ntibyapfa koro. Ni ukuvuga ngo rero iyo umuntu afite amafaranga amaze gusaza hari ibyo akeneye atari kubona cyangwa se yarapfaka hari ibyo akeneye atari kubona, ya mafaranga amufasha amworohereza kuba yashuka umuntu aruta. Ubundi umuntu aba sugar mami kubera ko yateretanye n'umuntu aruta. Nk'ubu ngubu wa mukecuru w'imyaka 40 navuze cyangwa w'imyaka 50 ugasanga ari gutereta Romeo w'imyaka 24. Oyo ufite 24 nawe ujye ureka ubu bwanwa bwawe wari wabona umwana w'imyaka 17 wowe urashaje n'ikiyoni mwavukiye rimwe cyarapfuye ariko ugasanga noneho ubo ugiye guteretana n'umuntu umaze gupfusha byiyoni bangana birenga 5. Nukuvuga ngo rero uwo sugar mami impamvu nakubwiye ngabaho arabanza akaza koshya wa muntu aruta kuko iteka ubundi akenshi tujanishije umuntu uruta ubu murusha n'intekerezo kandi umurusha n'ubwenge. Niyo mpamvu iyo ubikoze uhita witwa sugar mami wagiye koshya umwana uruta. Akaza akakubwira yuko niba uri umusore wenda ujya ku kazi n'amaguru reka ngewe ngufashe uburyo wagiye ubona transport bitakugoye. Akaba kuguriye wenda igare reka dore ku tuntu tworoheje cyangwa se akahita akubwira ati tapandigo yawe nge nemeje kujya nkubitaho wenda 30 ku kwezi. Wabyumva cyangwa ati fata umumotari uhoraho cyangwa ufata umumotari uhoraho nge nzamwishyura. Wabyumva watekereza ko wenda uhembwe 50 havagamo ya transport none ubonye ikintu kiri gutuma ya transport uyibona bitakugoye wowe uhita ubara yuko ugiye gusavinga ya mafaranga ubwo abikora urumva haca indi misi ngabyita ubufasha kugira ngo mbumvishe ko sugar mami abaho koko Janvier yabihakanye akabikora byita ubufasha. Haca imisi nk'akakureba ati ariko disi muhungu mwiza wambara kangahe ko mbona inkweto itangiye guhenga ukabuvuza ibice watanga gasanga yaguze imiguru 3. Iyo bibonye uratanya ati mbega umubyeyi yo kabyara yabyaje urumva. Haca indi misi ngahe akagura ipantaro ntago arakubwira icyo ashaka yabyise iki ubufasha akakugurira ipantaro nziza. Watangira kugera ku kazi bakavuga ati ariko Janvier n'ukuri usigaye wambara neza. Wowe ku mutima uhita utekereza wagize ute watumye babona ko wambara neza. Noneho iyo usubiyeyo ahita akubwira ati ariko iyo telefone ufite iragayitse. Nk'umutipe nkawe ejo nejo mudu uzabona umukobwa mwiza subwo umukobwa yakwemera hereye kujya ufite telefone nki akigufasha n'ubufasha. Telefone nziza niba wari ufite matusha akaba kugura smartphone n'ubufasha. Noneho wagera ku kazi abatari bakuze kuri WhatsApp gatangiye kwabwa ati sha mume nimero zanyu mukoresha kuri WhatsApp. So wagiye kuri WhatsApp Janvier ati tayari ati kabisa umva Imana ikura ku cyabo. Wowe nabwo wutse ko Imana ikura ku cyabo mwareka ko runaka yankuye ku cyabo. Ati umubyeyi wanyirereye yo kagira Imana ubwo ngubwo noneho urumva yarangije tayari kukuroga mu mutwe kuko yabanje kukwinginga aguteza n'abantu. None ibyo abantu bari kuvuga ntabwo uri kubibona mu shusho yawe bwite uri kubibona mu shusho ya wa undi wagize ute yatumye abo bantu babibona.
wasubirayo wenda araguhamagaye kuri telefone wahagera ati rega narembye nzanira ngwino ndebe mu cyumba wagera mu cyumba ugasanga koko umuntu yarembye koko kwirembya ni ibintu byoroshye ntujye ubona se no muri filime umuntu aremba agapfa no saba arwaye noneho akirembya akakubwira ati ihangano nzanira utuzi hariya ugasohoka ukajya kumuzanira amazi mu kirahure wagaruka ugasanga yakuyemo imyenda ati numvaga nki umuriro tinkoraho hano wumva ari kumva ukumva ko umuriro urahari akakwikora koza igira gutyo umuriro akahita akora he ku bwanwa no umva nkubwira hari igice buri muntu wese afite kiri kote faible ni ukuvuga ngo iyo bigenze gutya atakubwira atari ku wundi ikintu ngwaye ni wowe wakinkiza urumva no suremeye mfe wakibuka ibyo akora kumva nturi bwemere kavuga ati reka nkurwaze ati rega akora n'aha ngaha ndumva n'ukuri hose hari gushya nta vandarateri ngira basi impungizi urumva bikarangira intege nke z'umusore zicitse ukabikora mu ntekerezo zawe ntabwo ibyo bintu ugeze ubitekereza ariko nyiri kugufasha yari afite mu ntekerezo bikarangira rero ubwo wabikoze yiswe iki wabikoze umumama wabikoze ubwo ni sugar mama none se kuki uhakana ko sugar mama zitaba utantera n'icyaha sugar mama gutyo kari ahubwo wowe mbwira ko wambwiye ngo sugar daddy ziba koko ziba mu buryo bunoroshye cyane kubera ko ngiye sugar daddy ntiyantereta ndashaje we ntabwo yakwemera ahubwo mbwira ukuntu atereta zibaho sibyo gusa muri rusange nyine iyo reka tatweretse Karine ubwo ugomba wa mutipe yirinde sugar mama hari n'abatipe baba babakeneye kuko nanjye nyiri ubusore oya abatipe baba bakeneye kubera ko uko zasunyirutse nawe dutangira ikiganiro nditora gwese hano kumukeka dutangira ikiganiro wambwiye ngo ntiwemera ko bashuga mami babaho kuko ntawe wari wabona bivuga ko wigeze kwifuza shuga mami wenda bitewe na kondisiyo wari urimo ntiyakwemera rero shuga mami ntabwo ajya yiteza umuntu n'ubundi uri muri kondisiyo mbi ugiye gupfa ugiye ndasundi wamumarira iki nyakwipfira bari nyakwigendera none niba wari ukizingamye none yarakureba akabona ntacyo wamumarira ubwo rero ahubwo baba tipe beza batagira akazi beza kuko hari umutipe uba ari mwiza pe ukamureba ukavuga ati uno musore ni mwiza ariko ugasanga nta kazi agira ipantaro yambaye yayitiye geta abamo abanamo n'undi mutipe umucumbikiye abo rero nibo bajya bahura n'ibibazo byo guhura na bashugama ahubwo we nyisobanurira koko sugar dada abaho neza kandi cyane noneho we akorana ubwenge buriya biragora ko sugar dada ajya kwiteretera hanini ni ukuvuga ngo abana b'abakobwa benshi cyane nyine tu muri iki gihe bararuwe n'amafaranga cyane ku buryo iyo umukobwa umuterese uri umusore uri gafifi akubaza ukora iki yasanga uri umuplanto na nimero yawe yijugunya akanayica yasanga udakora ku kibuga cy'indege akigendera wambwira ngo ndi umuseriveri aha nawe kabone n'ubwo waba useva muri hoteli agahita yigendera kumva uwo mwana kandi akeneye ubuzima bwiza we muri we afite amavuta ahenze afite plante ku mutwe ihenze imyenda ihenze no kugera ahantu hahenze ibyo bintu nta musore imyaka 28 30 kishakisha abona biragoranye cyane ubwo na wa musaza rero nawe ufite na wa mugabo ukuze ntabwo ndi gutagita ku basaza cyane batanyumva n'ababyeyi bacu turabubaha wa mugabo ukuze bitameze neza mu nkuko yambwe kuri wa mudamu cyangwa se bigorana yange so wenda yabigitsina gabo bakunda kumenya tarameze bitaramize yo gucanira agahura n'akana kaiza kabisa kakana keza aragakomanda rimwe aragakomanda rimwe agahari ifiti rimwe agatwara ku ibyo najya gabona muri filime nyarwanda kera umugabo akazaga akana rifite imodoka kakajyana bakanuna kagize gukinyira kabonaga aragasambanyije muri ubwo buryo akagatwara kakita nk'uko bimbwiye ariko wowe ntabwo twegeye kinini buriya ni facture hotel bakobwa baroroha cyane hanini ni muri hoteli akarya inkoko bakunda inkoko n'amafi kamukubita inkoko n'ifi kamukubita nka marabe mwumva namukunda inkoko n'amafi mubireke kugira batazajya babibategeramo akamukubita nka ve nziza rwose akanywa gace gahoro ataka ntabwo kumva wenda isa nk'ikomeyemo gake ariko undi bagiye worohereye iryohereye gasomo gisa nyanza ni ibikomeye ubona nkomeye urashaje karyoshye kugeza ubwo nto wa mwana atakontrol niba nshaje
ntituzongere gukorana ikiganiro. uri ikizungereza umugore mwiza. Genda ikinyuguri, uzwi ikinyuguri cyo kinda barokore bafata mu rusengero. Imana nayo bahita ikinyuguri nyine. Nyuma difference y'ipendo no ikinyuguri. Uri ikizungereza. Ngaho dukomeze ikiganiro. Iyo ni katambiro rero ukuntu wenda musini ushaka mu forcing akavada kuva umugabo uryo no hano wenda babyumvikana ibyo ngibyo kamenya minervari. Niba umwana akiga muri kaminuza n'ibiki cyangwa se yararangije akamenya inzu cyane rwose akishyura inzu. Hari umuntu twiye kugana ejo rambwa ngo umugabo wishyura ngo umugwanga inzu ya 600 akamenya inzu akamenya ibyo kurya cyose. Umukobwa rero abayeho gutyo muri ubwo buryo atunzwe n'uwo mugabo afite icyo yamukurikiyemo nawe afite icyo ari mu mako kanya. Ubwo uko niko sugar daddy acting rero areshya abana b'abakobwa kubwa ya mafaranga nyine nkuko babimbwe rero ntuba sugar daddy udafite amafaranga udafite imodoka uko umwana iyo uyifunguye ikimodoka cya zave 8 ukabwira ati rifute ahita tawa undi bari bategesa akamoto akigendera agatenja muri cya kimodoka. No se Janvier ibyo bintu wumva ari byo ku mpande zombi watangiye uhakana ko sugar mami atabaho nakweretse kabaho namwumvishe rwose na sugar daddy unyeretse kabaho. Ibyo bintu nibyo muri societe nyarwanda cyangwa se no muri societe y'isi yose ibyo bintu icyo ni ikintu cyagacitse kigacikagurika kikanasatagurika. Reka nibariza abapapa cyangwa abamama bajya gutereta nyine abo batangana. No kuvuga ngo ubundi umumama w'imyaka 50 birashoboka ko ashobora kuba yarabyaye umwana w'imyaka 25 cyangwa 26 kuko abakobwa nibo bantu nitwe bantu tubyarira ku myaka mike y'abikembe. Ushaka kubyara ufite imyaka 16 kuzamura bivuga ngo ujya kugira imyaka 50 imfura yawe yararengeje 20. Siko biba bimeze. Ni gute utereta umwana wabyaye ukumva biri gucamo? Ese koko iyo uri kubikora kereka niba umutereta uri ingumba byakumvikana kuko ko burya umuntu utarabyaye nta muhagira. Ariko niba warabyaye warangiza ukemera gutereta umwana ubyaye uba wumva ari umuco. Se niba atari n'umuco uba wumva nta cyaha ukoze. Ese iyo muri mu buriri ntumubonamo imfura yawe wumva bimeze gute? Ngende kumva abamama babikora pe nibisubireho koko hariho abagabo badafite abagore kandi bakuze mushobora kwenjoyingana mukaryoshyanya urumva ariko nukuvuga ngo ubundi Bibiliya iravuga ngo icyo wumva utakorera mugenzi wawe nawe ntukakimukorera. Niba wumva ko udashaka ko umwana wawe ateretwa n'umuntu umuruta kucyo ujya gutereta babandi ngewe mfite nk'ubushobozi nkabimenya najya mbafunga mbifite ariko amahirwe mufite nge ntabwo mfite. Ariko wowe ubikora isuzume urebe ko uri gukora ibintu bitari byo. Janvier sugar daddy utereta umwana byaye sugar mami utereta umwana byaye nibamenye ko bari kwica umuco. Ngewe hari nshimira leta yashyizeho itegeko ngo umwana uri munsi y'imyaka runaka cyangwa se muri loji ngo umwana nubona umuntu mukuru asohokanye n'umwana ugira ute uhamagare utanga amakuru. Ariko bamenye ubundi bwenge basigaye babafata yamwemerera ko ibyo bintu bazabikora akajya kumukodeshereza geto. Umwana akajya ataha iwabo n'ikigabo kigataha iwacyo cyangwa umugore agataha iwe bakenerana bakazahurira muri ya geto nk'abagenzi. Ariko se mwumva ari byo mwabuze indi mishinga mwakora mushoramo ayo mafaranga yunguka iteza imbere igihugu iteza imbere n'abanyarwanda? Ni ukuri mwisubireho si byiza si umuco ni no gutukisha izina ry'ababyeyi mugateletana n'abantu mubyaye. Namwe rero bana umusore cyangwa se mukobwa mwiyubahe mwebwe nago iteka nyine umuntu agirwa n'ibintu cyane. Hari igihe barebera nko kubakubyaye kenshi yarakubyaye ari hasi ubaho kandi ubaho neza. So kurarikira ibintu bibiva ku kintu kirari byose muri rusange. Kurarikira ibintu bafite kutanyurwa sibyo ukumva ko nimba giyewe nimba nambaye inkweto ya talenti kuko nyafite cyangwa papa yampawe ukaba byibura baguyumba 4 ujye gushaka mwibaro zimwe za nyuma ukumva ko nokine kwa inkweto ya talenti ni yanjye. Wabona umuntu uzaguye ya talenti cyangwa ya kahanti kugira ngo ndengeho ukumva ko ugomba kwitanga pamara kandi. Umenye kuri kwicejo guys katunyurwe dusigasire twebwe ahashize hacu nazaza hacu n'imiryango yacu mu rusange kuko nuramo kubyaye umwana kuri uwo mugabo ntazigera gutunga. Icyo nicyo kintu ugomba kumenya. Nagutenda zakubwira ngo tuyikuremo mfite umugore urabizi ntazijya kubwira ngo reka uwo mwana umumzera wanjye wa kabiri azavuga ngo tuyikuremo mfite umugore urabizi. Hari igihe bayikuramo kwa matrice iraje ko bye bigenda kandi cyangwa bakayikuramo nabi ukazarinda upfa utongeye kubyara. Ukuvuga ngo ubundi
wowe mukobwa cyangwa wowe muhungu wishoye muri ibyo bintu, wireba ibintu biri hafi, reba ahubwo ibiri kure kuko nibyo bifite umumaro ahazaza hawe. Aka kanya nakubwira ngo kuramo inda ukayikuramo ukanamwumvira kugira ngo ukomeze ubone ya mafaranga, ingaruka zizaza nyuma mu rugo rwawe. Cyangwa se wowe musore, kuko burya abasore ngo hari ikintu bikangisha ngo bo ntibatwara inda nk'abakobwa ngo basebe, ariko wowe wamenyereye kuryamana n'igikecuru runaka nikitagutera sida, okay, ayo niyo mahirwe yawe, ariko bizagutera kutubaka mu rugo rwawe, kubera ko icyambere muri mind yawe uzaba warisetinzemo ko umugore wawe nasaza azamera nka wa wundi wirirwa. Urumva wamutakarije icyizere mbere y'uko mubana, urwo rugo nta ruhari, nta nubwo ruzakomera. Cyangwa se umukecuru afite experience ndende mu bintu bijyanye no kubaka urugo muri systeme yo mu cyumba, nushaka umukobwa ukiri muto ugasanga siko bimeze, deje urugo rurasenyuka. Rero wishaka kuvumbura ibyo utagenewe, kuko Imana yagiye irema, Imana yaremye ikintu n'icyacyo, yaremye ikigabo n'ikigore ihereye ku nyamaswa kugeza ku bantu. Irangisha kuvuga ijambo rikomeye ngo wowe mugabo ngo kugira ngo ubone umugore, ngo Imana yarabanjira gusinziriza, ifata urubavu rwawe irukuramo, irangije urubumbamo umugore. None ugiye kwikuramo imbavu 10 ngo uyu munsi uryamane n'urubavu rushaje, ejo uryamane n'ijigija, ubundi izo mbavu nizazagushiramo, wajya wikorakora ugasanga zashizemo. Rero tegereza urubavu Imana yakugeneye, wishaka kwisumbukuruza kandi igakunyurwa ibyo Imana yakugeneye. Nibyo ngibyo kuri level yawe, kuko Imana itanga ibikwiranye nibyo ishaka kuguha. Iguha ibirenze hari igihe uyitukisha. Rero kugira ngo utayitukisha, irinde kurarikira ibyo itaraguha. Nukuri ko Imana ngiye byagenge byari ibyo, nukuri ko inama byari ibyo niye nge wabahaye. Okay, mwirindirari. Nanjye ndabakunda, mwirindirari. Nukuri tuganira ibintu byinshi bitandukanye, kandi iteka tuba tugamije kugira ngo twubake ibiri gusenyuka. Turabakunda rero, mutange comment, mukoreshe kugira ikiganiro kigere ku bantu benshi, cyane cyane ko iki kiganiro yaba urubyiruko, yaba umukecuru, yaba umusaza, noneho bahaye uburenganzira mu kirebe, nta myaka runaka, kubera yuko abantu bari kwangiza abana batitaye ku myaka yabo. Rero ikiganiro cyo nakagaruka nk'ibisanzwe. Dushimiye n'umuterankunga watumye uyu munsi tuvuga dufite icyo dusoma. Turabakunda cyane.